Tubahaye ikaze kandi nanone kuri Bigira Iherezo TV nk'uko bisanzwe muri kumwe na Niyonzima Theoneste, inshuti yanyu ibakunda, umugabo mwiza cyane Imana yahamagaye muri iki gihe gikomeye kandi kigoye, iminsi y'imperuka turimo. Imana impamagarira kugira ngo mpaguruke mbwire isi, mbwire abantu uburyo ki ikintu cyose kiriho kigira iherezo. Nishimiye rero kongera kugaruka kuri kamera za Bigira Iherezo TV. Inyuma ya kamera ni Theoneste nk'uko munyumva, ariko kandi imbere ya kamera muri kumwe na mwene data twatumiye kugira ngo adufashe, atubwirire abantu uburyo ki Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Aha rero twicaye ndagira ngo tumuhe ikaze. Mwene data Olivier, tuguhaye ikaze kuri Bigira Iherezo TV. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha kuba witabiriye kuza kubwira abantu imbaraga z'Imana. Reka udufashe usenge hanyuma ukomerezeho n'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubushobozi bwawe, tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya utazagaruka ukundi, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo umwuka wawe wera amanuke azabane natwe ku bw'aka kanya k'ijambo, kandi ijambo ryawe ribe umutsima, ribe indorerwamo twireberamo, ritubere itabaza ritumurikira ku manywa na nijoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, ndishimye kuboneka hano. Imana ikabiduha aka kanya, ni akanya k'igiciro. Ndabashuje mwebwe mwese. Amazina yanjye nitwa E.v Olivie, ndi umukristo, nkunda ijambo ry'Imana, ndi umunyamasengesho. Imana yishimirwe. Mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya 7 umurongo waho wa 10. Abefeso 6 umurongo wa 10 haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Munyemerere nongere nsubiremo, haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi himbazwe. Nari mvuze ngo aka ni akanya k'umugisha, ni akanya Imana iduhaye kugira ngo yongere ivugane natwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo riravuze, uyu ni Pawulo yandikiye Abaefeso. Ijambo dusomye kuri uyu murongo wa 10 haravuze ngo ibisigaye ni ijambo rigaragaza ko mbere hari ibyo yari yabaganirije. Yari yababwiye ibintu byinshi, ariko ageze aha ngaha aravuga ngo noneho ibisigaye. Hirya y'uko mwashatse, hirya y'uko mwabonye imirimo y'Imana, hirya y'uko abubatsi ingo babyaye, hirya y'uko abize bigoranye ariko bashoje kwiga kubw'ijambo ry'Imana, hirya y'abarwaye bagakira indwara, hirya y'abari basuzuguritse ubu bakaba ari abakomeye, hirya y'ibyo byose aravuga ngo ibisigaye noneho mukomerere mu mwami. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari abakomerera muri byinshi, hari abakomezwa n'abantu, hari abakomezwa n'imiryango, hari abakomera kubwo intebe, hari abakomera kubw'ibihe, ariko ibyo ngibyo byose biba birangira, kuko ukomejwe n'abantu umuntu ajya apfa, uwo wari wikomejeho agapfa. Hari ukomezwa n'imiryango, imiryango igashira, ariko uwikomeje ku mwami, ni kumuririmbyi aririmbye aravuga ngo nikomeje ku rutare, na hahandi hose ni umusenyi. Imana ishimwe. Aravuga ngo ibisigaye hirya y'ibyo byose, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Avuga icyo kintu, aravuga ngo nimukomere. Gukomera ariko ugakomerera mu mwami. Yesu niwe munyembaraga, Yesu niwe ufite ubushobozi, Yesu niwe ubeshaho, Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Niko umuririmbyi aririmbye. Haleluya. Aravuga ngo ntabwo nzamwaka urufunguzo. Natwe turagira ngo twongere uno munsi wongere utekereze imirimo y'Imana, kuko ibisigaye aho yari iminsi usigaranye iyo umaze urayizi, ariko iyo usigaranye ukomerere mu mwami. Ahari niko Dawidi we yavuze. Aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko aravuga ngo twebwe tuziringira Uwiteka. Nawe ndagusabye mama, wowe kwikomeza ku umugabo yapfa, wowe kwikomeza ku bana wabyaye, ahari n'ejo byarangira, wakwikomeza ku miryango ikarangira, ariko uno munsi ndakubwiye ngo ibisigaye kuby'ibyo Imana yakoze, kubw'imirimo itangaje Imana yagukoreye, uyu munsi ukomerere mu mwami. Haleluya. Yavuze ngo kandi no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.
Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana turazizi. Imbaraga z'Imana zakuye Abisiraheli muri Egiputa. Imbaraga z'Imana zabambukije inyanja. Imbaraga z'Imana zabagaburiye mu butayu hatari ibyo kurya. Imbaraga z'Imana zabahaye amazi mu butayu nta mazi ariyo. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, ngo ubambutsa inyanja, ubaha ibyo kurya biturutse mu ijuru, urabagaburira. Imbaraga z'Imana zagaburiye Eliya, zimuha ibiryo ari mu butayu, ngo ijuru riramanuka ryohereza marayika, ngo ibikona byananiwe, ibiryo byashize, ariko ngo marayika w'Imana amanukana ibiryo, araza aramugaburira, amuhereza amazi, amuha ku mazi agacuma, ngo ibyo biryo, ngo na nimugoroba arongera aragaruka amuha ibiryo, ngo ibyo biryo, ngo n'ayo mazi, ngo iyo ndayigenderaho iminsi 40. Imana ishimwe. Kubw'imbaraga z'Imana tuzabasha kubaho no mu rupfu. Kubw'imbaraga z'Imana no mu rupfu tuzazuka. Kubw'imbaraga z'Imana tuzakurwaho imivumo. Kubw'imbaraga z'Imana tuzabesherezwaho ibitariho. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Weho warukomerewe, weho warugeze mu bibazo, ibisigaye ukomerere mu Mwami. Amina. Haleluya. Ukomerere mu Mwami. Inzira zifunze, ukomerere mu Mwami. Ubuze uguhumuriza, ukomerere mu Mwami. Uzumviramo ijambo rikubwira ngo humura. Abantu batakubwiye ngo humura, ukomerere mu Mwami. Ibyose birangiye, imvura iri kugwa ari nyinshi, ubona ari mu bunyereri, Uwiteka azagufata ukuboko. Niko umuririmbyi aririmbye, aravuga ngo ntago nzavaho Yesu ari, nanjye yambereye ubuhungiro. Aravuga ngo haleluya. Aravuga ngo nzaguma mu ruhande rwe. Aravuga ngo ntago nzahikura. Aravuga ngo mu mvura ajya mbera igicu, ajya mbera ubwugamo. Aravuga ngo no mu bunyereri ajya mfata ukuboko. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Ndagira ngo kuri uno munsi niko ijambo rivuze, ukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, kuko ari byo bisigaye. Nta kindi kintu kiri hirya y'ibyo Imana yakoze, nta kindi kiri hirya y'ibyo Imana yagukoreye. Ahubwo Imana iragusaba kugira ngo wizerere mu byo yakoze, wizere mu mirimo yayo, wizere mu byo yaremye, wizere mu byo ubasha kubona. Ni Imana ikomeye, ni Imana ivuga, ni Imana irema, ni Imana ikora, ni Imana irengera abantu bayo, ni Imana yisa w'imfubyi, ni Imana irengera abapfakazi, ni Imana irema. Haleluya. Ni Imana igifite uburyo, ni Imana ibera abadafite inzira. Imana ishimwe. Ndagira ngo kuri uno munsi niko ijambo rivuze, wongere ukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi. Ikintu cyitwa ubushobozi ni ukuvuga ngo nta kindi, niwe ufite ubushobozi bwose, niwe ngurema ibitariho. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo Imana yonyine ngo nijya yimura imisozi itabimenye, ikayibikana uburakari, ngo niyo ijya. Haleluya. Yaremye inzira y'umurabyo, niyo yonyine yafashe ibitariho irabibeshaho, niyo yafashe iremye ijuru, iremye inyenyeri, ngo izita amazina, ngo niyo izihamagaye gusa. Imana ishimwe. Ngo zijya zitaba, niyo ituma umwana akurira mu nda y'umubyeyi, ngo umubyeyi ntamenye uko byagenze, niyo yonyine ifite ubwo bushobozi. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo wongere ukomerere mu Mwami, kuko aricyo gisigaye, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndagira ngo dusenge Imana. Waba ugowe, waba ufite ibibazo, bikukomeza kuba, Yesu arahari. Yesu niwe buhungiro. Yesu ni byose kumufite. Niko umuririmbyi aririmbye. Ndagira ngo tugusenge muri kano kanya. Ongera wizere, hirya y'ibyo uri kubona, ibisigaye ukomerere mu Mwami. Hirya y'amajwi wumvise akubwira ko bitashoboka, nukomera mu Mwami azakubera byose. Yesu azakubera ubuhungiro, Yesu azakubera isoko y'amazi n'ugize umwuma, Yesu azakubera inzira ku mpera y'inzira. Yesu azagukoresha ibiruta ibyo weho wibwira. Yesu azakora ibiruta ibyo utekereza, nk'uko imbaraga zayo zikorera mu bera. Yesu azakugeza aho utakwigeza. Yesu azagukomeza. Nugera no mu mwijima, ndagira ngo umwikomezeho, azakubera umucyo. Nugera hatari uburyo, azakubera uburyo. Nugera mu nzara, azakubera umutsima utera imbaraga. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ongera wizere. Nubwo uri mu burwayi, ikomeze ku Mwami, ahari iyo ndwara yakira. Nubwo uri mu bupfubyi, ahari Imana izakura, ikomeze ku Mwami. Nubwo uri mu bupfakazi, Imana niyo irinda abapfakazi. Nubwo ufite ibibazo bitandukanye, uyu munsi bikomeze ku Mwami, ibintu byose bizakunda mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana ifite ubushobozi, Imana iriho kandi izahoraho, Imana irinda abera, yaremye byose ikarema umwana w'umuntu ikamureba mu ishusho yayo. Turasenze muri kano kanya, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ryaremye ibyo tureba, ijambo ryawe ryaremye ibyo tutabona, ariko twizera ko biriho.
ijambo ryawe rizatubeshaho, ijambo ryawe riratuzura. Ku bw'aka kanya k'ijambo turasenze ngo abantu bawe wongere ubakomeze, uhe gukomera kuri wowe, wongere ubibutse imirimo, wongere ubatekerereze, wongere umwuka wera yongere abasange. Haleluya. Ahandi hantu hose harashira, ahandi hantu umuntu yikomeza, niko ijambo ryawe rivuga, niko bivugiye Yesu. Aravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka. Ahandi hose twasabira, ahari babitwemerera ariko ntibikunde, ariko wowe iyo tukwizeye, iyo turi muri wowe tujya dukira indwara, iyo turi muri wowe naho twapfa twizera ko tuzabona ubugingo bw'iteka. Urakoze, turagushimiye. Rengera abantu bawe, kiza indwara mu izina rya Yesu. Rengera imfubyi, rengera abapfakazi, rengera isi kubw'ibyago biriho. Imbaraga z'Imana, utanga amahoro, utanga gukizwa, kuko Imana ishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ngabana natwe, komeze kutwiyereka kuko Imana ishobora byose. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahe umugisha. Urakoze cyane Olivier, Imana iguhe umugisha nawe, kandi kongera kutwibutsa ko dukwiye kwikomeza kuri Yesu, nta handi hari ubuhungiro. Ndagira ngo rero utarasoza neza usengera abantu. Olivier, ndagukunda cyane, na bene data barabakunda, kandi ndagira ngo utange nimero zawe. Hanyuma birashoboka ko umuntu yagukenera, akashaka ko umusengera, cyangwa se ari ubundi bufasha runaka agukeneyeho, cyangwa se nawe akagufasha mu buryo butandukanye. Ndagira ngo utange nimero zawe, Imana iduhane umugisha. Wazivuga? Cyane. Nimero yanjye ni 0788 52 51 460, 0788 52 51 460. Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha nawe nshuti yanjye, amen.